imisaraba itatu. Umusaraba wa mbere uratambuka, ariko umusaraba wa kabiri waje uriho Kristo uko yabambwe ku musaraba. Hanyuma nasanzemo umutware wanjye, hanyuma nsanga arimo gufungura. Ndamubwira nti se wampaye nanjye nkafunguraho? Arampereza. Nabonaga turi twenyine, nta wundi muntu nabonaga wari uraho, ariko kumva numva ijwi rimbwira ngo ariko muzi yuko ibyo mukora hano mu isi ngo ari marayika ushinzwe gufata televiziyo y'ibyo mukora, ngo ku gikuta haturutseho irido irambuka igeza hakurya ku kindi gikuta. Noneho norosora rya rido njugunyamo bya bindi nari mfite. Reka tubasuhuze mwebwe mudahema kubana natwe uko bwije nuko bukeye. Amahoro ya Kristo nabe kuri mwe, kandi umucyo w'Iteka urusheho kurabagiranira kuri mwe. Iyi ni ya televiziyo yanyu, televiziyo yacu Betifage TV. Nabwiye ko nzajya mbatumira abakozi b'Imana uko bwije nuko bukeye. Uyu mukozi w'Imana tubana, tumaze kubana iminsi myinshi. Mu by'ukuri Imana aramutugabeje kugira ngo ajya tugezaho amakuru y'ijuru, kandi amakuru afasha itorero, amakuru afasha abanyetorero, amakuru afasha abakristo, amakuru afasha abantu bose muri rusange. Yesu ajya amuha umugisha. Rero nkuko bisanzwe, reka tugusaba utarakora subscribe, share, like ubikore kugira ngo tujye turushaho kubana amanywa ndetse na nijoro kuri Betifage TV. Reka rero mbasabe bene data mube hafi kugira ngo tubashe gukurikira umukozi w'Imana atugezaho indi message Imana imuhaye kutugezaho uyu munsi. Reka rero tutangire tumwakira. Nitumara kumwakira arahita asenga, namara gusenga ahite atugezaho amakuru Imana yamaye kutugezaho. Karibu mwene data, tugwaye ikaze kuri Betifage TV. Turagushimiye Uwiteka Imana isumba byose, uruwo kubahwa kandi uruwo kwizerwa. Tugushimiye ineza n'urukundo rwawe rwinshi, Imana Nyiringabo, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana irahirengereye, Imana yitegereza, Imana ibiremwa byawe byose, nta kiremwa na kimwe utabasha kwitegereza. Turagushimye rero kuko amaso yawe agera ahantu hose, Uwera Nyiringabo, haba mu ijuru, haba mu kirere, haba ku isi, haba naho tutabasha kubonesha amaso yacu y'umubiri, wewe urahareba. Turagushimye ko natwe tureba, kandi Uwiteka Imana buri wese aho ari hirya no hino mu bihugu bitandukanye uramuzi kandi uramusobanukiwe. Turagushimye rero kuri mu ruhande rwacu, kandi umugambi wawe ni mwiza ku kiremwa muntu. Umugambi wawe ni mwiza kuko watanze n'umwana wawe kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimye rero, uri Imana igira neza, kandi uri Imana itinda kurakara, uri Imana isoza ijambo wavuze. Mwami Imana yacu, ngwino ubane natwe, utugirire neza, umugisha ube kuri twe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Nitwa rero Dushimimana Beatrice. Nongeye kugaruka imbere yanyu kuko ndi igikoresho cy'Imana. Ngarutse imbere yanyu nk'igikoresho kugira ngo Uwiteka Imana avugane namwe anyuze mu gikoresho ari njyewe. Rero turasaba kugira ngo abari hirya no hino mwongere kuba hafi, mwumve icyo Imana ivugana namwe, mwumve icyo Imana itubwira. Ndi umubyeyi rero, nkuko njya mbibabwira, duherukana turi kuganira ku mikorere ya Antikristo mu itorero, nibwo duherukana. Kandi nizere ko abantu basobanukiwe, bamenye imikorere ya Antikristo, kandi bamenye uburyo bazatsinda Antikristo. Uzatsinda Antikristo uwo ari we, ko ari wa wundi uzaba warakijijwe neza, ufite agakiza gashyitse, uwo ko ari buzabasha gutsinda Antikristo. Turagarutse rero, twongeye kugarukana message nababwiye ko Imana yantoranije ikangira umukozi wayo, kandi nongere mbibabwire, ntabwo nakunze kubibabwira. Buriya izi message zose mwagiye mwumva, ntabwo nari narigeze mbwiriza habe n'umunsi n'umwe. Imana yantoranije rero, message nagiye ntanga, izi message nagiye ntanga hirya no hino mu gihugu cyacu, ntabwo nari narigeze nigisha
ijambo ry'Imana, ariko Imana yari yaranyizigamiye. Ntabwo rero byavuye mu bwenge bwanjye, aho narerewe bo barabizi, ntabwo nari narigeze mbwiriza. Natangiye mpagurutse Imana imbwiye ngo haguruka inkorere, impaye izi mesaje nk'uko nagiye mbibabwira. Rero Imana yantoranirije kugira ngo ijye impa ubutumwa bwayo mu buryo bw'amayerekwa. Mfite byinshi rero by'itorero. Uyu munsi nongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo Imana ivugane namwe icyo Uwiteka yashatse ko muvugana n'icyo ashaka kubabwira. Rero reka dusome ijambo ry'Imana, ariko nongere kubibutsa izina ryanjye. Nitwa Dushimimana Beatrice, ndi umubyeyi, mfite umutware n'abana, ndi umwigishwa wa Kristo, nderwa kandi n'itorero rya ADEPR. Itorero ryanjye ni irya Bumbogo, paruwase ni ya Kinyinya. Imana itugirire neza, iduhane umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 12 n'umurongo waho wa 40. Luka ibice 12 umurongo waho wa 40 aravuga ngo namwe muhore mutegereje, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Katwongere dusubiremo. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Uyu munsi rero turaganira ku butumwa bwiza Imana yashimye ko babwira. Ni ubutumwa bugendanye n'uko bizaba bimeze ubwo Kristo azaba agarutse. Rero tumaze gusoma ijambo ry'Imana, Kristo yabwiye intumwa ze n'abigishwa be, arababwira ati namwe muhore mwiteguye, kuko mutazi umunsi. Yavuze umurongo wa 40, yavuze ngo namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Ayo ni amagambo Yesu yabwiye intumwa ze n'abigishwa be. Arababwira ati namwe nubwo turi kumwe, ariko muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Rero uyu mwanya turi buganire ku ijambo rivuga uko bizaba bimeze ubwo Kristo azaba agarutse. Narababwiye ngo rero njyewe Imana yashimye kuzajya inkoresha mu buryo bw'amayerekwa. Nagize iyerekwa rero rigaragaza uko bizaba bimeze ubwo Kristo azaba agarutse. Nagiye kubona ndi mwiyerekwa, mbona ndi ahantu mu nzu. Iyo nzu nyigeze igihe kimeresa ibyarame bikingera mu biganza, ngiye kuri marayika ushinzwe gufata televiziyo y'ibyo mukora, ngo guhera umwana akiva mu nda ya nyina kugeza igihe azasoreza urugendo rwe mu isi, ngo hari marayika ushinzwe gufata televiziyo y'ibyo akora. Ngo marayika iyo uwo muntu yahawe ikintu cyose akoze cyiza, marayika afata televiziyo, kandi ngo iyo akoze ikintu kibi, marayika afata televiziyo. Ariko nubwo imeze gutyo, ntabwo Imana yabujije uburenganzira ikiremwa muntu. Hari ibyo Imana idafatamo, itemeye ko marayika ufata televiziyo afata. Hari ibyo atemeye, iduha uburenganzira bw'umuntu. Nababwiye ngo iyo umuntu akoze icyiza nibwo marayika afata televiziyo, kandi iyo akoze igikorwa kibi nibwo marayika afata iyo televiziyo. Ngo ariko uburenganzira bw'ikiremwa muntu burahari. Ntabwo byose abifata kugira ngo ikiremwa muntu kigire uburenganzira bwacyo. Hari ibyo rero adafata, hari ibyo adafata, hari ibyo marayika atafashe. Ntiwajya kuri tuwarete ngo afate televiziyo, ariko byaterwa n'ibyo wakorerayo.
ukoze bibi bagufata televiziyo, ariko ukoze ibisanzwe byemerwa nta televiziyo yafatwa. Ni byinshi rero ntabwo nagomba kubibabwira byose, ariko Imana yatwemereye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hari ibyo marayika adafata televiziyo. Hanyuma iryo jwi nkimara kuryumva, ibyo nari mbifite mu kiganza, noneho nshaka ahantu nabishyira. Nagiye kubona mbona muri iyo nzu, hanyuma naje gukurwa muri iyo nzu. Ariko tukiri aho muri iyo nzu, nagira ngo mbatangarize ko ibintu byose dukora burya hari imbaraga zitureba. Ibintu byose dukora hari imbaraga zitureba, hari imbaraga zidukurikirana, hari marayika twahawe. Nta kintu na kimwe wabasha gukora ngo ube wabasha kwihisha, kuko uwo marayika niwo murimo yahawe wo gukurikirana ibyo ukora byose. Nta kintu rero wabasha gukora ngo kibe kitabasha kugaragara, kuko ugufata ntabwo uzi aho ari, nta n'ubwo uzi n'icyerekezo. Ugufata ntabwo uba uzi icyerekezo. Nakuwe rero muri iyo nzu, nza kugezwa mu yindi nzu. Inzu nagerejwemo nasanze yesitayemo amateleviziyo menshi, kandi muri ayo mateleviziyo harimo CD zitandukanye. Harimo amateleviziyo ari kwerekana abantu bakora imirimo ya kamere, imirimo mibi ya kamere, ibikorwa bya Satani. Hanyuma mbona n'izindi televiziyo zari zirimo amasede ari kwerekana abantu bakora imirimo myiza ya Kristo, imirimo myiza y'abana b'Imana. Harimo imirimo myiza abantu bagendaga bakora ibikorwa byiza biranga umukristo. Ijambo ry'Imana rero riravuga ngo mukure ibigawa mu bishimwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mukure ibigawa mu bishimwa. Hanyuma iryo jwi rirambwira ngo iyo umuntu yakoze icyaha, agakora icyaha wenda cy'ubusambanyi, akazagera ubwo akihana, ngo iyo akihannye rero icyo cyaha yagikoreye, kuko televiziyo y'ubuzima bwe ibi bigaragaza aho yagikoreye hose, birasibwa bigakurwamo. Yaba ari umujura yakihana icyaha cy'ubujura, ahantu hose icyo cyaha cy'ubujura kigaragara muri iyo televiziyo ye kirasibwa kigakurwamo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mukure ibigawa mu bishimwa. Uko ugenda ukura ibigawa mu bishimwa ugasigarana ibishimwa, niko usigarana imirimo myiza. Nagira ngo mbabwire ngo televiziyo y'umuntu ntabwo ihindurwa, ahubwo uko agenda yihana agenda akurirwamo ibibi bye, hanyuma agasigarana ibyiza biri muri televiziyo ye. Hanyuma naje gukurwa muri iyo nzu, nza kugezwa mu yindi nzu. Inzu ya gatatu nagerejwemo, nasanzemo umubiri wanjye. Nagira ngo mbabwire ngo umubiri w'umuntu utandukanye n'ubugingo cyane. Ntaho umubiri utandukaniye n'ubugingo. Nabonye umubiri wanjye uri ahantu, urambitse ahantu, ariko ntabwo nawitayeho ngo mbe nawuhanga amaso numve nshaka kuwusubiramo. Nagira ngo mbamenyeshe ko uyu mubiri iyo uwuvuyemo, ntabwo niyo waba udakorera Imana, utubaha Imana, ntabwo bakubwira ngo usubiremo ubyeme, kuko nabonaga umeze nk'igifuka cy'ikigunira kibereye aho. Numvaga rero ntakihaye agaciro, ntacyitayeho, wari umubiri wanjye, ariko nkumva ntawuhaye agaciro, ntawitayeho. Ahubwo mbona mpanze amaso mu gihugu cyo mu ijuru. Nagiye kubona mbona mu ijuru haturutsemo inyuma uwo musaraba, nawo uraza uratambuka. Iyo misaraba yose uko ari ibiri ihagarara ku murongo utambitse neza. Hanyuma haje n'umusaraba wa gatatu, iyo misaraba yose ihagarara ku murongo utambitse neza, ntawe uri imbere cyangwa se ngo ube inyuma, yose yari iri ku murongo umwe. Nagiye kubona rero mbona wa musaraba wo hagati uriho Kristo uko yabambwe ku musaraba, mbona ahindutsemo Kristo.
yari yambaye ibishura bitukura cyane kandi akenyeje umweko. Ngiye kubona mbona yerekeje ku musozi, yarihutaga cyane, yarushaga kibona umwe kugenda, yarihutaga cyane. Nagiye kumva numva amajwi y'abantu, ayo majwi nayumviye mu buryo bw'iyi midugudu ya leta dutuyemo, iburyo bw'iyi midugudu ya leta dutuyemo, ariko nyumva mu buryo bw'isi yose, nyumvira mu buryo bw'isi yose. Numvishe rero amajwi y'abantu bavugiraga mu ngo zitandukanye, ariko ntabwo ari ingo nyinshi zahise zivuga, ahubwo ni bamwe bo muri izo ngo, kandi bamwe na bamwe hari n'ingo zitagiraga umuntu wumvikanamo uvuga muri urwo rugo. Numva rero baririmbye indirimbo bahuriyeho ku buryo bw'isi yose, nayumvaga mu buryo bw'isi yose. Numva baririmba indirimbo ivuga ngo umwami wacu araje, 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 umwami wacu araje. Habayeho ibyishimo n'umunezero. Abari bafite ibyo bacuranga barabicurangaga, abari bafite ibyo bavuza barabivuzaga, abavuzaga impundu barazivuzaga. Habayeho ibyishimo, baririmba indirimbo imwe mu buryo bw'isi yose, baririmba indirimbo ivuga ngo umwami wacu araje, umwami wacu araje, umwami wacu araje, umwami wacu araje. Hari ibyishimo n'umunezero ukomeye cyane. Ariko ndebye hejuru, mbona hejuru yaho hari inuma. Iyo numa yari inuma y'umweru, ariko yari inuma imwe imeze nk'uko tubonera izuba rimwe. Iyo numa rero yari hejuru yaho, yabishimiraga yuko umwami wacu Yesu yaraje. Nanjye rero narindi mu bashimishijwe nuko Kristo yaraje. Hanyuma naje gukurwa muri abo bashimishijwe nuko Kristo yaraje, nza kujyanwa ahantu nagejejwe, hari ahantu h'umwijima w'icuraburindi. Hanyuma numva amajwi y'abaririraga muri uwo mwijima w'icuraburindi, bariraga bafite agahinda kenshi, ariko nkumva bagenda bajyanwa ahantu hakure cyane. Bagendaga barira bavuga ngo yiwe, ngwiyaze ejo, ngwiyaze ejo, ngwiyaze ejo, ngwiyaze ejo, ngwiyaze ejo. Bari mu mwijima w'icuraburindi. Uwo mwijima bari barimo buri muntu wese abasha kumenya, kuko iyo uhumbije amaso yombi ubona uwo mwijima w'icuraburindi uko umeze. Iyo uhumbije amaso yombi ubona uwo mwijima w'icuraburindi uko umeze. Nabo rero bari muri uwo mwijima w'icuraburindi, bakarira bavuga ngo yiwe, ngwiyaze ejo, ngwiyaze ejo, ngwiyaze ejo, ngwiyaze ejo, ngwiyaze ejo. Bariraga barembera, nkumva bagenda ahantu kure, barimo bajyanwa ahantu kure, bagenda ahantu kure cyane. Nanjye ijwi rirambaza ngo abo bantu barira urabazi? Ndavuga ngo ntabwo mbazi. Iryo jwi rirambwira ngo abo ni bamwe bahoze mu itorero, ngo ariko ngo ni bamwe bahoze mu itorero, ngo ariko ngo dore Kristo aragarutse, ngo kandi baravuga ngo bazaba bihana, ngo bahoze mu itorero ariko bavuga ngo bazaba bihana, ngo none dore Kristo agarutse batarihana. Nagira ngo mbatangarize ko umuntu wese wanyuze mu itorero, akaba yaranyuze mu itorero, ntabwo iyo nzira ibajyanwagamo yari inzira ibajyana mu gihugu cy'ikuzimu, yari inzira ibajyana mu gihugu cy'ikuzimu. Ariko abantu babaye mu itorero, bakaba baraje mu itorero bagasenga, bakagira n'imirimo bakora, ntabwo bazanyuzwa mu nzira ihwanye n'iyo batarinjiye mu itorero banyujijwemo. Iyo nzira rero banyujijwemo yabahingukije ikuzimu. Imana itugirire neza kandi Imana yacu itweze. Nakuwe rero aho hantu
nza kugezwa ahandi hantu. Ahantu nagejejwe ijwi rirambwira ngo rambura amaso urebe, mpabwa kongera kureba. Nagira ngo mbabwire ngo kureba kuri mu buryo butatu. Hari ukureba k'uyu mubiri, hari no kureba tumaze gukurwa mu mubiri. Nagira ngo mbabwire ngo nitumara gukurwa mu mubiri tuzakomeza turebe. Icyo gihe ndi mwiyerekwa narebaga mu buryo bwo busa naho nari ntari mu mubiri, kuko n'ubundi nari ndi mwiyerekwa. Nongera kubwirwa ngo nongere guhabwa kureba indi nshuro ya gatatu. Nagira ngo mbabwire ngo hariho kureba kwa gatatu. Imana itugirire neza kandi Imana yacu itunezeze. Hanyuma muri uko kureba bwa gatatu nabonye umucyo mwiza 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 mwiza. Hari umucyo w'imirasire y'ibara ry'umuhondo. Yari umucyo w'imirasire y'ibara ry'umuhondo. Uwo mucyo ntabwo wabashaga kuba wareba ngo ubashe kuwupfumuzamo amaso. Uwo mucyo rero niyo nkike y'igihugu cyo mu ijuru. Twebwe ntayo ingo zacu tujya tuzizengurutsa, ingo tukazizengurutsa, ingo impande n'impande tukazengurutsa. Ariko igihugu cyo mu ijuru inkike yaho ihazengurutse ni uwo mucyo. Uwo mucyo rero ntabwo wari ushyushye, ntabwo wari ukonje, wari umucyo mwiza ariko utabasha gupfumura ngo ube warebamo imbere. Hanyuma numva amajwi y'abaririmbiragamo imbere muri urwo rugo. Hanyuma numva baririmba indirimbo ivuga ngo hari igitondo, hari igitondo, hari igitondo cyiza kidutegereje, hari igitondo, hari igitondo, hari igitondo cyiza kidutegereje. Hari igitondo cyiza kidutegereje. Abana b'Imana, hari igitondo cyiza kidutegereje. Twagiye tubwira ijambo ry'Imana ryagiye risomwa, bakatubwira yuko hari igitondo cyiza, hari umunsi tuzirirwa mu isi ariko ntituzayiraremo, cyangwa se tukarara mu isi ariko ntituyirirwemo. Hari igitondo cyiza kidutegereje. Icyo gitondo kizabera cyiza abo kizabera cyiza. Abakiteguye neza kizabera igitondo cyiza. Ariko hari abo kizabera igitondo cy'itangira ry'imibabaro yabo. Hari abo kizabera igitondo cy'itangira ry'imibabaro yabo batigeze bahura nayo mu isi. Abantu bagenda bahura n'imibabaro, abantu bakababara, ariko hariho igitondo cy'itangira ry'imibabaro mibi kurusha imibabaro abantu bose banyuzemo hano mu isi. Abantu baravuga ngo barababajwe, ariko hariho imubabaro, igitondo kizabinjiza mu mubabaro w'ibihe byose. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ariko ku bantu bubashye Imana, ku bantu bategereje Imana, kizabera igitondo cy'itangira ry'umunezero wabo, aho bazaba bagiye gutangira guhabwa ibyishimo n'umunezero batigeze babona hano mu isi. Hari igitondo kizakwinjiza mu gitondo cy'ibyishimo n'umunezero. Yewe mwana w'umuntu, wewe ubabajwe muri iyi minsi, umva itangazo Imana ikubwira, komeza wihangane. Imbere hari igitondo kizakwinjiza mu gitondo cy'itangira ry'umunezero, aho utazongera kubabazwa ukundi. Imana itugirire neza. Dore Kristo agiye kugaruka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo azaza mu ijwi ry'impanda. Ngubwo azaza mu ijwi ry'impanda, ijwi rifite imbaraga, ijwi rifite ubushobozi, ijwi rizakangura n'abazaba barasinziriye, bamaze imyaka myinshi barasinziriye batakiri mu isi. Ngo iryo jwi nirigaruka rizabakangura. Azaba ari ijwi rero riteye ubwoba, ariko rizatera ubwoba abo rizatera ubwoba. Abantu batubashye Imana azaba ari ijwi ribateye ubwoba, ariko abantu bubashye Imana twebwe azaba ari ijwi ry'umunezero, kuko tuzi ijwi rye, turarizi. Ntabwo rizadutera ubwoba, ahubwo rizatubera ijwi ry'ibyishimo n'umunezero. Tuzasanga
gusanganira umwami wacu ntabwo tuzagira ubwoba ubwo azaba agarutse, ntabwo tuzatinya ijwi rye, ahubwo tuzahagurutswa no kumusanganira. Baba ari ababa barasinziriye n'abazaba bakiriho, icyo gihe azaba ari igitondo cy'ibyishimo n'umunezero. Ubwo Kristo azagaruka, azaza mu ijwi ry'impanda, azaza mu ijwi riteye ubwoba, azaza aje mu cyubahiro, aje mu butware bwe, abantu batamwubashye, abantu bamusuzuguye. Ubwo azaza azahita akangura n'ibituro by'abasinziriye imyaka myinshi. Azaba ari ijwi rero ry'impanda rifite imbaraga. Bene data, twitegure ubwo azaza tuzamusangane. Ariko abantu batamwizeye bazaba bakiri, naza rizababerera ijwi ribatera ubwoba, ngo bazajya kwihisha, bashaka aho bihisha ariko ntibazabona aho bihisha. Ntawe uzahungira iryo jwi, aho uzaba uri hose rizagusangayo. Niyo uzaba uri muri koma rizagusangayo, ahantu uzaba uri hose rizagusangayo. Ariko Imana ikomeze iduha imbaraga, abizeye Uwiteka dukomeze twizere amasezerano, twizere ibyo Imana yavuze yuko byose izabisoza. Dutegereje umwami wacu, turamutegereje, azaza 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 azaza, ari hafi kuza. Hanyuma dusoreje ku ijambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 16. Mariko ibice 16, Mariko ibice 16, haravuga ngo uwizera wese akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacibwaho iteka. Uwizera wese akabatizwa azakizwa, ariko umuntu utizera azacibwaho iteka. Hahirwa rero abantu bizera. Mu by'ukuri Imana iguha umugisha mwinshi. Ahubwo reka dusabe abakunzi ba Betifage kugira ngo buri wese arusheho kugira imyiteguro, kubera ko Yesu kuza ko azaza kandi vuba bidatinze. Rero hari umuntu ushobora kwifuza kuba wamufasha gusenga Imana ndetse ukamugira n'inama y'uburyo yakora uru rugendo, yaguhamagara kuri iyi nimero. Reka tubanze dusabe abantu bifuza kuba bahunga umujinya w'Imana. Hari abantu bagira icyo cyifuzo, bashaka guhinduka bakava muri ibyo bari barimo, nabo batazajyanwa muri iriya nzira izabihingutsa abantu muri kiriya gihugu cy'ikuzimu, aho bazaba bagiye guhanwa. Hari umuntu ushaka kumva nawe yajya mu murongo w'abana b'Imana, akaba ashaka guhinduka, akaba ashaka kuvuka ubwa kabiri. Reka aho ari hose azamura ikiganza, cyangwa se no mu mutima azamura ikiganza cyo mu mutima, niba ngombwa uzamura icyo mu mubiri, niba ngombwa, hanyuma tugusengere ku Mana kugira ngo nawe uze mu bana b'Imana, nawe uze ugira aho ubarizwa, ugira aho ubarurirwa, ugira aderese. Reka rero tusenge Imana. Uwiteka Imana ishobora byose, uri Imana irebera hose icyarimwe. Mana, turasenga Uwiteka Imana Nyiringabo, tugusaba kugira ngo Mana, kubw'imbazi zawe n'urukundo rwawe Mana, wongere kwakira aba bantu. Akira uyu mugore Mana Nyiringabo ushaka guhindukira, amaze igihe ashaka uburyo yakugeraho, ariko inzira iramufungukiye kugira ngo Mana kugereho. Uwiteka Imana Nyiringabo, Mana isumba byose, mugirire neza. Dore Mana arizeye mu mutima, arashaka Mana kuzagaragara muri babandi bazaba gutegereje ubwo uzaba ugarutse. Ntazagira ubwoba Mana, nubwo Satani yaramujyanye mu bintu bitandukanye byinshi, ariko Mana kubw'ineza yawe araje kugira ngo umugirire neza. Niko dusengeye Mana uyu mugabo, Mana uyu musore, Uwiteka Imana Nyiringabo, kugira ngo umugirire neza. Mana Nyiringabo Imana, dore arahunze umujinya wa shitani, arahunze Mana Nyiringabo Imana, ashaka kuza mu bikari byawe, ashaka kuba mu kuboko kwawe kw'iburyo. Mana mugirire neza, mwiyereke Mana Nyiringabo Imana, Mana isumba byose. Uru rubyiruko Mana rugende
rwanjye rero rubohore. Uri Imana itanga amahoro, uri Imana igira neza, uri Imana ihindura amateka. Aba nabo bahindurirwa amateka bakazazamurwa mu gihugu cyo mu ijuru. Mana Nyiringabo Imana, bagahabwa ku mugabane w'abakiranutsi. Uwiteka Imana Nyiringabo, umugisha wawe nubane nabo, bagirire neza. Reka batere intambwe basanga amatorero hirya no hino. Mana Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko wavuze ngo Mana twese turindirire mu matorero, ariho Mana tuzabarizwa, kuko ariho tubonera aderese. Reka bahaguruke Mana Nyiringabo, ubagirire neza, bakiri neza. Ujye ubarinda ku manywa, imbaraga za Satani zose turazibambuye mu izina rya Yesu Kristo. Imana isumba byose, Imana y'inyembaraga, Mana twirukana imyuka mibi yose yabagotaga babuzaga guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Turabahagurukije Mana Nyiringabo, turabakuzaniye. Uwiteka Imana Nyiringabo, ngaba baraje Mana Nyiringabo. Reka Mana bahabwe marayika abageze mu matorero bagiye guhitamo. Urakoze kuko uri kumwe natwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Inomero zanjye rero mwashakaho, reka mbahe inomero iri kuri WhatsApp 0722589756.